ashimwe cyane ko nongeye guhagarara imbere yanyu, nyamara ntibyoroshye. Ndashimira abana bamaze kuturirimbira, nawe Imana ibahe umugisha. Iyo umuntu avuka arabyenda, arahaguruka akageza igihe akagenda akatrepate akambakamba, igihe kikazagera tukabona arahagaze, yemye ahagaze neza, tete hote ashobora kugenda. Mu by'umwuka nabyo birashoboka ko hari abakiri batoya, abandi nabo buhoro buhoro bakagenda bazamuka kugeza ubwo ubona bahagaze bashobora kugira ikintu bakora, ariko abakiri bato nabo baba bagikenera kugira ngo nabo bashobore kuzamuka kandi bakora. Muri aka kanya nashatse ko twarebera hamwe amagambo aboneka muri Bibiliya, yagiye abwirwa abantu benshi muri Bibiliya. Hari aho bavuga ngo saba icyo ushaka. Ayo magambo yagiye abwirwa abantu benshi muri Bibiliya. Hari abo tuzi, hari abo twumvise, n'ubu kandi aracyavugwa atubwirwa natwe twebwe abiga ijambo ry'Imana. Mbere yo gutangira ndagira ngo tubanze dusenge maze dusabe Imana iduhe umugisha mu byo tugiye kumva. Mana y'icyubahiro, umucunguzi w'abari mu isi, twe nk'abantu buntu ntacyo tubashije, nta n'icyo tuzi, no kuvuga biratugora, noneho iby'Imana mu by'umwuka byo ntabwo byoroshye, ariko ushobora byose turakurinda ngo Mana y'icyubahiro uduhe gusobanukirwa n'ibyo twumva, maze buri wese Nyagasani ari buve hano agira icyo atahana, mu izina rya Yesu. Ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi, umwamikazi Esiteri yakijije ubwoko bw'Imana, yakijije ubwoko bwe bw'Abayuda. Esiteri ajya mu nzu y'Imana yasimburaga undi mwamikazi wari uhari witwaga Vashiti, ariko mu kujya ibwami nta na rimwe yigeze avuga ubwoko bwe bw'Abayuda. Moridekayi wari umuvandimwe we mu by'umuryango, Bibiliya itubwira yuko yashoboraga kuba ari mwene se wabo, kandi akaba ari wari wareze Esiteri. Umwami Ahasuwerusi yatanze itegeko ryo kurimbura Abayuda bose bisabwe n'umugabo Hamani. Hamani uwo yari umugaragu w'ibwami, asaba yuko Abayuda barimburwa bitewe n'uko uwo Moridekayi atashatse kumwumvira. Moridekayi yahoraga ku irembo ry'ibwami. Uwo Moridekayi ntabwo yigeze apfukamira Hamani nk'uko abandi bose bajyaga bamupfukamira. Biramurakaza cyane kubera ko we Hamani muri we yumvaga yuko icyubahiro ahabwa n'umwami n'icyubahiro cye ubwe yihaga ahari, abandi bose nabo bashoboraga kukimuha. Ariko Moridekayi mu kubaha Imana yari yarahawe, yari yarabwirijwe, nta na rimwe yigeze yumva ko agomba gupfukamira umuntu, ahubwo we yapfukamiraga Imana. Nuko nihuse cyane mu gitekerezo, ntabwo nagumye kugira ngo twihutishe ibihe. Hamani nibwo yasabye umwami ngo barimbure Abayuda. Itegeko riratangwa, Moridekayi arabimenya, Esiteri wari mu nzu y'ibwami we ntiyabimenye. Ubwo Moridekayi yabimenyaga, Bibiliya itubwira ko ngo yashishimuye imyambaro ye, yambara ibigunira. Abandi bose bakibaza ibyabaye, ariko iyo nkuru yose ayimenyesha Abayuda bene wabo. Nuko aza gutumaho umwamikazi Esiteri, aza gutumaho Moridekayi ati, ni ibiki byagenze gute? Kuki washishimuye imyambaro? Kuki wambaye amagunira?
aramubwira ati uri mu nzu y'ibwami ariko gerageza ukize ubwoko bwawe, kandi nutabukiza abandi bazabukiza, ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka. Esiteri wari umwamikazi byaramuyobeye, kuko nanone ibwami hariho itegeko ry'uko nta washoboraga kujya imbere y'umwami igihe cyose umwami adamuhamagaye. Esiteri byaramuyobeye, ariko arakomeza. Moridekayi aramubwira ko itegeko ryasohotse kandi ko umwami yavuze byagombaga gukurikizwa. Aza rero kwisaba Moridekayi ngo birize kandi basenge kugira ngo nawe n'abaja be bafatanye gusenga, basabe kugira ngo ashobore kuboneka imbere y'umwami kandi umwami atamwishe. Niko byagenze. Iminsi 3 yarashize asenga yiyiriza ubusa. Esiteri ajya ikambere aho yashoboraga kubonana n'umwami. Umwami amutunga inkoni ye y'izahabu, bivuga ko atakishwe. Bibiliya itubwira yuko ngo Esiteri yatambutse agakora ku mutwe w'iyo nkoni, maze umwami amubaza ikibazo. Amubaza ati urashaka iki mwamikazi? Niyo cyaba ari icya kabiri cy'igihugu uragihabwa. Mbega ibyishimo! Esiteri wari ugiye azi ko ari bwishwe kubera ko atari yahamagawe. Esiteri wari ugiye ntaho agiye muri rusange kuko itegeko ryo ryari ryamaze gusohoka, ariko noneho yumva amagambo amuhumuriza amubwira ngo urashaka iki mwamikazi? Esiteri niyo cyaba ari icya kabiri cy'igihugu uragihabwa. Aleluya! Esiteri ikintu yasabye, ntabwo yasabye ngo mwice kanaka, turabizi ku itegeko ariko byagenze. Nta kindi yasabye, yaravuze ati mwami nyagasani, yamuzuze nyagasani ngo niba ngutonnyeho ukabishima, uze mu nkera nkwiteguye uzanye n'umugaragu wawe Hamani, noneho ejo nzashobora gusubiza umwami ikibazo yambajije. Niko byagenze. Bibiliya itubwira ko ariko byagenze. Umwami Ahasuwerusi yagiye mu nkera umwamikazi Esiteri yari yateguye, ajyana na Hamani wari umugaragu we kandi wari umutonnyeho cyane. Hamani urumva icyubahiro yari afite kuba ari we wenyine mu bagaragu ashobora kuba agendanye n'umwami, noneho yatumiwe n'umwamikazi nk'umuntu kandi uri kuri iyi si. Murumva uko byari bimeze kuri we nuko byagendekera buri wese. Hamani atashye n'icya cyubahiro yumva afite, ageze nanone ku irembo Moridekayi ntiyongeye kumupfukamira. Biramubabaza nanone ati koko n'ubu kandi ntampaye nanone icyubahiro, abona n'icyubahiro nahawe n'umwami n'umwamikazi banyubaha bigeze aha ngaha. Ageze iwe, Bibiliya itubwira ko ngo yahamagaye umugore we ndetse n'inshuti, abagisha inama z'ikintu yakora, kubera ko yiteguraga gusubira nanone mu nkera umwami yari yabateguye bukeye bwaho, umwamikazi yari yateguye bukeye bwaho. Umugore n'inshuti ze zamugiriye inama, ngo bamugira inama yo gushaka igiti kirekire. Bibiliya itubwira ngo cya mikono 50, ngo agishinge, noneho ajye gusaba umwami mbere y'uko inkera itangira, abanza amanike uwo Moridekayi kuri icyo giti maze ajye mu birori yishimye. Iyo nama yarayubahirije. Icyo giti bavuga ko cyanamanitswe. Noneho Moridekayi
ajya kubisaba umwami kugira ngo afate uwo mugabo mujyane ku giti, wangaga kumwumvira. Ariko muri iryo joro nanone Bibiliya itubwira yuko ngo umwami Ahasuwerusi atari yabonye ibitotsi, noneho abo mu gikari cye bavuga ngo abacurabwenge baza kumusomera igitekerezo, bakajya bamusanga kugira ngo ashobore gusinzira. Baza rero kumubwira inkuru ngo y'umuntu witwa Moridekayi waba warashikirije umwami mu gihe inkone zari zigiye kumwica. Umwami aribaza ati, se uwo muntu washoboye gukiza umwami, ese hari igihembo yahawe? Basubiza ko ntacyo yahawe. Ngo muri ako kanya bumvishe umuntu ugenda mu rugo, ariko umuntu wagendaga yari Hamani wari uje gusaba umutwe wa Moridekayi. Nibwo yabajije ati, hari umuntu hanze ninde? Basubiza yuko ari Hamani. Ati, mureke winjire. Ngo arinjira. Yinjiye mbere yuko Hamani avuga ikimujyanye, umwami yaza amubaza ati, umuntu umwami akunze kandi yubahwa yamuha iki? Muri we yibwiye yuko nta wundi umwami yaba akunze cyane kumurenza, cyane ko we yasangiraga n'umwami n'umwamikazi, cyane ko we yatumirwaga aho abandi badashobora no gutumirwa. Nibwo rero yibwiye ati, nta wundi rwose umwami yaba yubashye kundenza. Noneho mu byazi no mu byo yibwiraga byose, we ubwe aravuga ati, yishyiraho ibyo yumva yifuza byose byamukorerwa. Nuko ati, w'umwami akunze kubahwa yagendera ku ifarashi y'umwami, agatambagira mu mudugudu wose, bakamubwira kandi bakagenda bamuhimbaza bavuga bati, uyu ni umwami akwiye kubaho, uyu ni umwami akwiye kubaho, uyu ni umwami. Nuko icyamutangaje cyane ahari niko birivuga, nuko ibyo byose yamaze kubivuga agira ngo niwe byakorerwaho, nuko umwami amutegeka kumubwira ngo nagenda bikorere wa wundi Hamani. Ntabwo byamworoheye, ariko itegeko ni itegeko. Biritubwira ko yagiye arabimukorera, amushyira kuri ya farashi y'umwami, aramutambagiza mu mudugudu hose, agenda avuga ngo uyu ni umwami akwiye kuba. Murumva uko yatashye amerewe, abantu bose bamaze kumenya ibyabaye. Umuntu yari agiye gusabira umutwe, ahubwo asanga niwe agiye gutambagiza igihugu cyose. Ageze mu rugo yagombaga noneho no kongera kwitegura kugira ngo agaruke aze muri iyo nkera umwamikazi yari yabateguriye. Yarahageze akibwira umugore n'inshuti z'uko byagenze, ab'ibwami baraje kumufata kugira ngo bajye muri iyo nkera, kuko igihe isaha yari igeze kugira ngo ashobore kujya kuri randevu y'umwamikazi. Aragenda ajya muri iyo nkera. Noneho umwami Ahasuwerusi aza kongera kubaza umwamikazi Esiteri, mwamikazi, urasaba iki? Niyo cyaba icya kabiri cy'umugabane wanjye w'igihugu cyanjye uragihabwa. Ariko Esiteri mu gusubiza umwami yamubwiye ati, mwami, ndagusaba kugira ngo ukize ubwoko bwanjye. Ubwoko bwe bwari ubwoko bw'Abayuda. Itegeko umwami yari yamaze kuritanga ryo kwica Abayuda bose. Byari byasabwe na Hamani. Nuko umwami bimutangaza ati, umuntu wahangara gushyiraho gusaba ngo bice abantu bose ninde? Bibiliya itubwira yuko Esiteri yavuze ko ari Hamani, kandi koko yari we wari wasabye yuko bica Abayuda bose. Nuko n'uburakari bwinshi
n'agahinda umwami yari afite kuko yari inshuti yari yabikoze. Arasohoka. Muri icyo gihe Hamani n'agahinda n'ubwoba abona ko byose bimurangiriyeho, mu gihe ari mu gusaba imbabazi Esiteri umwamikazi, umwami agarutse yamusanze mu buriri bwe ku gisasiro cye. Ibyakurikiyeho murabisanga mu cya kabiri cy'Abami ku gice cya mbere, murahasoma icyo gitekerezo. Igitekerezo cya Salomo asaba ubwenge turasoma mu gice cya kabiri cy'Abami ku murongo wa mbere kugeza icya kabiri munyihanganire ndi kuvangavanga. Ni icya kabiri cy'ibyo ku ngoma nshaka ko turebaho. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya mbere ku murongo wa 7 niho bavuga ngo mu ijoro ry'uwo munsi Imana ibonekera Salomo iramubwira iti saba icyo ushaka. Saba icyo ushaka ni ijambo Imana yakoresheje kandi n'ubigikoresha ibwira ubwoko bwayo. Mbese twebwe uko turi, mbese twebwe hari ubwo tugeze igihe tugasaba icyo dushaka, tugasaba Imana, tugasaba icyo dushaka, atari ukumva ngo kanaka yavuze iki reka natwe dusabe gutyo, atari ukumva ngo ndashaka iki, kubera ko urasaba icyo ushaka kandi ukakivuga watuye ubwira Imana yawe uti nk'iki ngiki niko nshaka, niko ngishaka. Mu gitabo cy'Abami bavuga iby'umugaragu Eliya na Elisa uko baragendanye umwanya munini, ariko igihe kiza kugera ubwo Eliya yari kuzamurwa mu ijuru, aza kubwira Elisa ati guma ahangaha hari aho ngiye. Ariko Elisa akamubwira ati oya, ndakurahira Uwiteka Imana yawe simpaguma. Aranga ati nyamuneka ngiye ariko Imana irahantumye. Toya, ndakurahiye Imana yawe simpaguma. Ati nyamuneka ndagiye kuri Yorodani guma ahangaha. Ati oya, ndakurahiye simpaguma. Baragumye baragendana kugeza igihe yaramutitirije, kugeza igihe amubwira ati saba icyo ushaka ntarazamuka. Nuko Elisa yasabye icyo ashaka, nawe agisaba Eliya. Aramubwira ati ndasaba umwuka ukurimo inshuro zingahe? Na mwarahasomye inshuro 2. Nuko aramubwira ati urabihabwa, ariko nunyitegereza ukabona nzamurwa mu ijuru. Salomo nawe yarasabye kugeza igihe asaba icyo ashaka. Imana iramubwira, we yagize amahirwe, Imana iramubwira iti nsaba icyo ushaka. Nuko Salomo asubiza Uwiteka ati wagiriye data Dawidi imbabazi nyinshi, ungira umwami mu cyimbo cye. None Uwiteka Mana, isezerano wasezeranije data Dawidi rikomezwe, kuko ungize umwami w'abantu bangana n'umukungugu w'isi ubwinshi. Nuko rero none ndagusaba kumpa ubwenge n'ubuhanga. Salomo yasabye ubwenge n'ubuhanga, kandi ubwo bwenge n'ubuhanga yabusabye kugira ngo ashobore kuyobora ubwoko bw'Imana, kuko Imana yari yamugize umutware w'abantu bangana n'umukungugu w'isi. None ikibazo twabazwa muri aka kanya, ese twebwe dusaba icyo dushaka? Rimwe ubwo twari mu rusengero rumwe hano i Montreal,
umwigisha umwe yaratubwiye ati mwese mwicaye aho ngaho buri wese uko turi hano duhujwe no twaje gusaba, twaje gusenga, twaje gusaba Imana, ariko hari uwagira isoni zo kugira icyo asaba. Buri munsi turasaba, buri munsi turasaba, buri munsi turasaba, buri munsi turasaba, Imana ikatwumva, kubera ko Imana ugutwira cyagufite kandi irumva, n'ukuboko kwayo kuracyatanga. Nta wagira isoni zo gusaba Imana. Nuko aratubwira ati noneho twumvikane uko turi ahangaha, kuko turi ahangaha, reka mbasabe buri wese agira icyo asaba, agira icyo ashaka, kandi agisabe yumva ko agisaba kandi azi ko agihabwa. Buri wese agisabe. Umwe yaratangiye ati Mana ngenda gusaba ngo ufashe umuryango wanjye. Undi ati Mana ndagusaba uduhe urukundo. Undi ati Mana ndagusaba njye wumpa ubwenge kuko mu ishuri birananira. Undi ati ndagusaba Mana umpa akazi. Mana ndagusaba umpe inshuti nziza. Mana ndagusaba. Buri wese yaragiye asaba bitewe n'icyo akeneye kusaba. Noneho umwe mu badamu bari bahari arambwira ati ariko se ati mubwiriza ntabwo yari umupasi, ati uratubwira ngo dusaba, ati ariko njye hari icyo nkeneye gusaba, ati rwose mu kimba barirema, ati ndasaba Imana nibira aha hafi ndagira ngo nyisabe adresse yayo. Ati atari adresse isaba iriya iri muri Jeremie 33 verset 3, ati ntabwo ariyo nshaka, ndasaba adresse usaba na adresse ifite nimero, ifite code postal, adresse le vrai adresse, ntabwo ari adresse kumbwira ngo Imana ngwira mu ijuru ngo ibera ahubwo no. Ndasaba adresse, ndasaba nimero y'inzu ibamo, umuhanda na code postal. Impamvu mbisaba kandi ni ukugira ngo carte yanjye de crédit ibe illimité. Ningura inzu facture ku Mana, niba ngiye guhaha byose byohereze ku Mana, ni adresse nsaba kandi bari bisabira Imana. Naho ibyo kumbwira nsaba ibyo ushaka, n'ibyo nshaka nta kindi, nibyo nshaka. Ibyo yasabye nibyo yashakaga, nibyo buri wese kandi yasaba. Tekereza ko nk'uko Imana yahaye Salomo ubwenge ikanamwongera, mbese ntagire n'ubwenge gusa, ahubwo yamuhaye ngo nibirenze n'ubwenge, kuko batubwira muri Bibiliya yuko ngo nta muntu n'umwe mu bahano wigeze ugira ubwenge nk'ubwa Salomo, nta n'undi wagize n'ubukire nk'ubwa Salomo. Niko giri mu byo ku Ngoma dusoma igitekerezo cyose cya Salomo, baratubwira bati nuko Salomo ntiyigeze na rimwe mu babayeho bose, mu bami bose babayeho bamubanjirije n'abaje nyuma ye, ngo nta n'umwe wigeze uba umukire nka Salomo, nta n'uwabaye umuhanga nka Salomo, nta n'uwa ibintu byose bashyira kuri Salomo byose byageze muri extreme. Ibya Salomo byose byabaye byiza kuko yasabye neza. Nuko natwe muri aka kanya turasaba. Ahari aya magambo yo gusaba natwe nitwabwirwa muri aka kanya, kugira ngo buri wese amenye icyo asaba kandi agisaba Imana mu buryo buzima bwumvikana, asaba icyo ashaka ku buryo bwumvikana, maze Imana ishobora byose kandi itangira ubuntu mu byo dusaba byose, ayiduhera byose, ayiduhera ubuntu mu izina rya Yesu Kristo.